cyane ukava mu byizerwa mbese ubwo wiringiye iki ngufitiye ubutumwa buturutse ku muremyi wawe buvuga ko ugomba kuguma ku gicaniro umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntugacikira rokiguhuza n'ijuru senga cyane ufite kwihangana mu mutima wawe ufite kwizera Yesu arakumva umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntugacikira rokiguhuza n'ijuru senga cyane ufite kwihangana mu mutima wawe ufite kwizera Yesu arakumva birumvikana ufite ibibazo bikuremereye ukora cyane utera geza ariko ntibishira ariko ibyo byose nitagakwiriye gutuma umuriro umwanya umuremyi wawe kana ugutunze hatu umuriro wo ku gicaniro uhore waka wowe nshuti ntugacikira rokiguhuza n'ijuru ngaho senga cyane ufite kwihangana mu mutima wawe ufite kwizera Yesu arakumva umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntugacikira rokiguhuza n'ijuru ngaho senga cyane ufite kwihangana mu mutima wawe ufite kwizera Yesu arakumva senga cyane ufite kwihangana mu mutima wawe ufite kwizera Yesu arakumva senga cyane ufite kwihangana mu mutima wawe ufite kwizera Yesu arakumva Yesu arakumva
arangije umwe mu bigishwa be amubwira ati databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be nuko arantu hamwe asenga arangije umwe mu bigishwa be amubwira ati databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be abo bigishwa ba Yesu bagororewe bikomeye ubwo basabaga Yesu ngo abigishe gusenga abo bigishwa ba Yesu bagororewe bikomeye ubwo basabaga Yesu ngo abigishe gusenga Sigaja gafugache nakajya horimwe nje nabanje maze tukitahira nashusho yejo mpite uretsibona Serafati inzara iri hose aribito nitambuza kuguha kurakagafu iyo mwijuru ifite byose mu biganza byayo nitambuza kuguha kurakagafu iyo mwijuru ifite byose mu biganza byayo ibintu byose birashoboka izina ryewe ushoboye byose Mesiya izina rye iyo rivuzwe imbaraga z'umubisha zose zirahunga abihebeshejwe n'agahinda gasaze kubwe bongera kugira ibyiringiro yabashije kunesha urupfu ikuzimu iki cyamunanira uwo Mesiya niwe murengezi ufite byose ububasha ntakimunanira nacyo reka mbirinde umutima ndetse umurengezi udafite ikimunanira niba yabashije kunesha urupfu ikuzimu iki cyamunanira uwo Mesiya niwe murengezi ufite byose ububasha ntakimunanira nacyo reka mbirimbe nuza umutima mfite umurengezi udafite ikimunanira. Haleluya.
Manani obunjiro bw'abatuye isi kandi niyo byiringiro by'abayize babayisunze bose ntacyo bazabura kuko n'umwami gitare cisungana amahanga kandi niyo dukesha kubaho kwacu kugurukundo ubuntu niyo neza agira muze mwese tumwisunge twese yo 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 azadukiza ntacyo twatanze nshuti ngo tubeho nta n'icyo twakora ngo tubone ubugingo keretse ubuntu bw'Imana gusa tuyiringire tuzabe mu mahoro ntacyo twatanze nshuti ngo tubeho nta n'icyo twakora ngo tubone ubugingo keretse ubuntu bw'Imana gusa tuyiringire tuzabe mu mahoro zera kwacu uhagarare mu mbaraga z'Imana reka tube impumuro nziza ikomoka kuri Yesu ukwizera kwacu uhagarare mu mbaraga z'Imana reka tube impumuro nziza ikomoka kuri Yesu ukwizera kwacu uhagarare mu mbaraga z'Imana reka tube impumuro nziza ikomoka kuri Yesu ukwizera kwacu uhagarare mu mbaraga z'Imana reka tube impumuro nziza ikomoka kuri Yesu Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye yumvise amasengesho yacu ayategera ugutwi ibyifuzo byacu nk'abantu yabibonye nk'Imana ese data ubu twajyahe ko ntacyo twakuburanye nanjye nzahagarara mu iteraniro nshima aho twabonaga imisozi ihinduka ibibaya zaburi yo gushima izahora muri twe tuzahora turirimba Jehova we urakomeye nanjye nzahagarara mu iteraniro nshima aho twabonaga imisozi ihinduka ibibaya zaburi yo gushima izahora muri twe tuzahora turirimba Jehova we urakomeye Gitondo kare mu museso bajya kumva ya Yesu Maria Magdalena ndetse nabo bari kumwe marayika arababwira ati bagore mwitinya nzi neza ko mushaka atakiri mu mva imbaraga z'urupfu zarangiriye mu gituro umwizera wese zapfa
Yesu ni muzima, imbaraga z'urupfu zarangiriye mu gituza. umwizera wese ntazapfa arasinzira. imfuguzo yarazimbabuye none ntitugifite ubwoba bw'urupfu. Yesu ni muzima. Imana yaremye urugamba rugeze, umwanzi ameze nabi ambarira urugamba, asigaje agahe gato Yesu akamurimbura. Umuntu utambara intwaro zose z'Imana azajya hamwe na Satani. Twambariye urugamba, afande Yesu Kristo aturi imbere. Kuva kera n'umuneshi nta rugamba ryatsindwa. Ngaho nawe ambara intwaro uje mw'ikipe itsinda. Umugaba w'ingabo turangaje imbere n'Uwiteka n'umuneshi. Twambariye urugamba, afande Yesu Kristo aturi imbere. Kuva kera n'umuneshi nta rugamba ryatsindwa. Ngaho nawe ambara intwaro uje mw'ikipe itsinda. Umugaba w'ingabo turangaje imbere n'Uwiteka n'umuneshi. Kwizera kukiri mw'isi, fata ukuboko mwami wanjye, nkuragishe urugendo rwanjye, nisunze amaboko yawe, muri wowe wuzuye ibyiza. Unyobore impagarike, kuba mu maboko yawe Mana nibyo nje bimpa amahoro mu mutima. kubana n'Imana buri munsi, bihore mw'isengesho ryanjye. Fata ukuboko mwami wanjye, uragishe urugendo rwanjye, nisunze amaboko yawe, muri wowe wuzuye ibyiza. Unyobore impagarike,
ijambuza kugumana nawe dore biba byinshi mw'isi ya none unyereka inzira nzanyuramo nkomejwe n'amaboko yawe fata ukuboko mwami wanjye muragisha urugendo rwanjye nisunze amaboko yawe muri wowe wuzuye ibyiza unyoborere impagarike Uramazenjeraho wangeneye ko nzagera mbane nawe mwami wanjye kuko niho nshaka kwibera Uramazenjeraho wangeneye ko nzagera kuko niho nshaka kwibera umujukozi niwo unyiza ndokoresha amaraso yawe sinshaka kuguma mu by'isi kuko utambuza kujya mu ijuru ntunganyiriza kujya mu ijuru garagareho ubwiza bwawe umujukozi niwo unyiza ndokoresha amaraso yawe sinshaka kuguma mu by'isi kuko utambuza kujya mu ijuru Yesu ntunganyiriza kujya mu ijuru garagareho ubwiza bwawe Uramazenjeraho wangeneye ko nzagera mbane nawe mwami wanjye kuko niho nshaka kwibera Uramazenjeraho wangeneye ko nzagera mbane nawe mwami wanjye kuko niho nshaka kwibera ndokoresha amaraso yawe ndashaka kwizera iwawe data aho nzaba ntagira kuganya unganyiriza kujya mu ijuru garagareho ubwiza bwawe ubujukozi niwo unyiza ndokoresha amaraso yawe ndashaka kugera iwawe data aho nzaba ntagira kuganya ntunganyiriza kujya mu ijuru garagareho ubwiza
mwami wanjye kuko niho nshaka kwibera zamura maze ngeraho wanzeneye ko nzegera bane nawe mwami wanjye kuko niho nshaka kwibera bane nawe mwami wanjye kuko niho nshaka kwibera bane nawe mwami wanjye kuko niho nshaka kwibera. Yesu Getsemani ari mu gashyamba ababaye cyane ishwe n'agahinda abira ibyuya bivanze n'amaraso wari ukugira ngo tubone agakiza. Igitambo cyabayewe aterwa imisumari aterwa icumu mu rubavu kugira ngo mbeho nzavuga ishimwe ry'uwo mukiza ineza imbabazi ze n'ibirondorwa yankunze ntari muzi ubw'urukundo tumuha icyubahiro niwe Mesiya. Ndavuga ishimwe ry'uwo mukiza ineza imbabazi ze n'ibirondorwa yankunze ntari muzi kubw'urukundo tumuha icyubahiro niwe Mesiya. Yobu yaratsinze kubera gusenga Pawulo na Sila banamba kumana yanayizeye Imana ntiyacitse intege natwe nidusenga tuzasubizwa. Saturaka Meshake ndetse n'Abedenego bavuye mu itanura ry'umuriro kubera gusenga. nzavuga ishimwe ry'uwo mukiza ineza imbabazi ze n'ibirondorwa yankunze ntari muzi kubw'urukundo tumuha icyubahiro niwe Mesiya. nzavuga ishimwe ry'uwo mukiza ineza imbabazi ze n'ibirondorwa yankunze ntari muzi kubw'urukundo tumuha icyubahiro niwe Mesiya. nzavuga ishimwe ry'uwo mukiza ineza imbabazi ze n'ibirondorwa yankunze ntari muzi kubw'urukundo tumuha icyubahiro niwe Mesiya.
Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.